Kuba ikaze nanone ku isibo radio 98 n'ibice 7 nanone nakagaruka ku kiganiro cyacu sinema yacu iwacu. Yes, tubaye ikaze rero uyu munsi ni ku gatandatu twa twabemereye ko tugomba kuganira ku nsanganyamatsiko yacu umugore cyangwa se umukobwa mu iterambere rya sinema nyarwanda. Uko bisanzwe rero muri kumwe na Bobo nanone ndetse na Bex mu kiganiro cyacu sinema yacu iwacu. Uyu munsi nsanganyamatsiko yacu iragira iti nkuko twabibabwiye ko tugomba kuganira ku mugore cyane cyane. Ese intego z'umugore mu kiganiro nizi cyangwa se umugore muri sinema nyarwanda niki? Intego yacu rero ikiganiro ni ijwi ry'umugore muri sinema nyarwanda. Rero kandi abakeneye kuduhamagara ku murongo wacu wa telefone iriho muraza kuduvugisha tuganire mutubwire se mwe mubona gute umugore cyangwa se umukobwa muri sinema nyarwanda ameze gute? Uyu munsi tugiye guhera ku mudamu cyangwa se ku mugore wazamuye sinema nyarwanda ariwe Marie Clementine Dusabe Jambo. Hari abantu benshi rero batamuzi ariko yakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hari nka filime yamenyekanyemo yiswe A Place for Myself. Ni filime yabaye nziza sohotse mu 2017 ayishonye ubuzima bw'umukobwa ufite ahura cyangwa se ivangura. Yaje no kwegukana igihembo cya Thomas Sankara mu 2017 kuri FESPACO ndetse n'andi menshi. Ahandi rero yamenyekanye cyangwa se yakunze kugaragara muri sinema cyane ariko abantu benshi bagiye batamumenya kubera ko akunda kugaragara muri filime mpuzamahanga cyane. Njye tubitse ko kugira ngo tubane namwe ndetse muze kuganira natwe muduhe n'ikaze. Nimero yacu yo guhamagara ni 0788203493. Ndasubiramo 0788203493. Muduhamagare muduhe ikaze tubone ko turi kumwe dutangira ikiganiro. Kwakira telefone nk'eshatu za mbere. Nimero ya telefone ni 0788203493. Mutwereke ko turi kumwe. Dukeneye byiza telefone eshatu za mbere ziduha ikaze kugira ngo dutangirane ikiganiro dufite amavuta dufite vibe za atari. Umurongo wa telefone nimba ari umunani twamwakira ku murongo wa telefone. Nimba nta muntu uhari twakomeza nta kibazo tugakomeza tuganira. Twababwiye ko uyu munsi turwibande cyane ku gitsina gore cyangwa se uruhare rw'abakobwa muri sinema nyarwanda. Reka duhere ku mukobwa bita Ariane Umuhire. Ariane Umuhire ni umunyarwandakazi ukundwa cyane mu mikino ya sinema mpuzamahanga. Yakiniye muri filime nka Birds. Ni filime nziza cyane yaje gutsindira n'ibihembo bitandukanye nka Best Actress muri awards zitandukanye. Ndetse yarabereye muri Chicago. Uyu mukobwa rero kandi yaje gutsindira ikindi gihembo bita Neptune Frost n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mukobwa rero Ariane Umuhire ni umukobwa ugaragara muri filime mpuzamahanga. Hari abantu benshi batamuzi kubera ko turabizi ko abanyarwanda dukunda kwirebera filime zo kuri YouTube cyane, ariko dufite abakobwa bagiye bakora ibintu bitangaje, bagiye bakora filime mpuzamahanga, bajya mu festival agiye atandukanye. Niyo mpamvu rero tugomba kubaganiraho tukabamenya this way, tukabamenya tukumva ko nabo bakora ibintu bitandukanye kandi byiza. Nitukite ku bantu bakora filime zo mu Rwanda gusa kubera ko filime zo kuri YouTube yego ni nziza turanazikunda, ariko nyeka ko nubwo tuzikunda hari abandi bantu bari bagenda bakora ibintu byiza kandi bitangaje. Rero ni sinema yacu iwacu ku isibo radio 98 n'ibice 7. Uwo muri kumva ni Bobo nanone ndi kumwe na mugenzi wanjye Bex. Mu kanya gatora bari kubaha amakuru menshi cyane ari bino kubategurira. Mu kanya gato cyane rwose araba aje muri studio azanye amakuru menshi kandi aryoshye. Nababwiye rero turakomeza nanone n'ikiganiro sinema yacu iwacu, ariko nanone ntago twibagiwe abakunzi ba isibo radio ku murongo wa telefone. Nimuza kuduhamagara turaza kubakira tuganire namwe mutubwire se ikiganiro muri kucyumva gute, ese bimeze bite ahiwanyu, ese sinema nyarwanda, ese abadamu. Ndashaka uyu munsi abadamu rero bamagara cyane kugira ngo numve ese kuko bimeze bite. Rero reka nongere mikaze mugenzi wanjye Bex. Ndakwakire cyane. Tutagiye kure, ndabizi ko nawe uri mu direct ukomeye cyane, umuntu watunganyije amafilime menshi cyane agiye atandukanye. Niyo mpamvu rero uyu munsi
niwe muntu ngiye guhata ikintu bita ibibazo ntabwo gukira bobo ntabwo gukira ubu tunakuzuye cyane Bex rero abantu batamuzi ni umwe mu bantu bakora amafilime cyangwa se umufilmeka uteye ubwoba kuko yakoze filime zitandukanye mutagira ngo tutwicara kuri mikoro gusa tuba dufite n'ibintu twakoze biteye ubwoba izo ndabyo zanjye baziguye kabisa Bex rero yakoze filime nziza cyane zagiye zikundwa na benshi harimo yitwa isi dutuye naheza hisi sorry ndetse nitwa Anita Anita buriya nitugeraho tunayivugeho tugende gake rero nkuhaye umwanya banza tubwire ese filime yitwa naheza hisi utubwire uburyo noneho nkawe sinema nk'umudamu uburyo wayinjiyemo ndifuza ko kumenya ubwira abantu uburyo winjiye muri sinema kwanza babanze bamenye se umudamu kwinjira muri sinema cyangwa se igitsina gore biramworohera ntabwo ari ibintu byoroshye rimwe na rimwe iyo ngiye kubivuga wongera n'amarangamutima menshi cyane sinema kwinjira muri igitsina gore cyane cyane nkatwe twinjiyemo kera kuko ndatekereza ko sinema nayinjiyemo 2012 ya filime natangiriyeho ni filime yitwa ntaheza hisi urumva ni filime twatangiye kera tukiri batoya tukiniga tubasha kwishyira hamwe n'abantu buriya naheza twayikoze turi abantu benshi tubasha kwishyira hamwe uwo ntekereza twayiruhanyemo ni umukinnyi wa filime witwa Shafi yitwa Shafi Arno ndatekereza ubu ari gukina muri bamenya yes rero ni filime twashyizemo imbaraga nyinshi cyane na bagenzi banjye benshi twatangiranye urwo rugendo icyo gihe mbasha kubaka amasene mbasha gutanga amasene mbasha kuyobora kuri sene hari abantu bakumvaga bakagira ngo uroroshye kandi buryo ruteye ubwoba muri sinema buriya abantu dukora inyuma ya kamera dukora akazi kenshi gakomeye cyane nuko abantu nyine batabimenya batanatumenya ariko dukora akazi kenshi gakomeye urumva tubasha kubaka amasene mbasha kuyobora kuri seti filime irarangira tubasha kuyishakira isoko muri abantu bakomeye kubera ko kugira ngo abantu babone filime yuzuye yose mu mwabigizemo uruhare kumva ni ibintu bikomeye cyane tubasha kuyishakira isoko tugicuruza ku masedi icyo gihe yego abantu babyuka mu gikari mu mujyi kwa Rubango Shafi ndamushuje cyane twagiranye urugendo rutoroshye kuri iyi filime yego rutoroshye cyane ya sinema nyinjiramo gutyo ariko nkuko nabikubwiye nari nkiga urumva icyo gihe iyo ukiri mutoya ntago ababyeyi ari ikintu bumva ibintu uri gukora ntago babyumva ukiri mu ishuri ukeneye kubanza ukiga ukarangiza icyo gihe rero urumva byari bitoroshye mbasha guhita nsa nk'ubiretseho gatoya njya kwiga ariko mu gihe nari nkijya kwiga n'ubundi muri universite nabashije nanone gukora ku zindi filime zitandukanye ngira ngo nsuhuze hari umuntu bita Aroni niyo mungeri buriya ni umudirector n'umuntu wagiye ashyira itafari rikomeye cyane muri sinema twabashe guhura tubasha kubakana izindi filime zitandukanye harimo na filime twakoze ntirangire yitwa Nzapfa Nzakira nago yarangiye hari amafilime menshi mu bubiko twagiye dukora tukanayibagirwa ko twanayakinnye cyane rwose iyo filime niho hantu twakoranyemo n'umuntu bita Mustafa Kido turamusuje cyane ndamusuje cyane n'abandi bantu benshi twabashije gukorana muri sinema harimo abagore benshi batandukanye ngiye kuvugaho ba Marie France namuzi cyane Marie France Niragire ni umudamu washyize itafari rikomeye cyane muri sinema hari filime yitwa Anita nahise mbasha kongera gukoraho utarinjira kuri Anita gatoya ndagira ngo noneho twinjire neza ese Bex wihangane ngiye kukubaza nk'umutumirwa kubera ko uyu munsi turi kwirira igitsina gore uraza ko byihanganira cyane ko dukeneye kumenya ese koko ibi bintu bikorwa gute ku mudamu wese biba bimworoheye tumenye neza uburyo biba bimeze cyane twagira ngo twongere tubahe ikaze hano mu kiganiro sinema yacu ese Bex hari filime twavuzeho bita Anita sibyo ni filime yamenyekanye cyane kandi yakoreshejwemo ubuhanga butangaje ndetse buteye ubwoba abantu bayizi Anita twashyizeho nimero ya telefone baze kutubwira uburyo bayibonye ese ndashaka twinjira no muri Anita kuri wowe Anita ni filime yakozwe ite ni filime yabatwaye imbaraga zimeze gute se ni filime yaboroheye cyangwa se
ni filime ya mbega ndashaka umbwira uburyo mwakozemo Anita. Anita rero buriya ni filime ngiye ku bwanjye, ni filime yanyinspiye cyane kuko niyo filime buriya yaje ku ruhando ruri local films mu Rwanda, izanye specialite n'ubuhanga haba mu mashusho, haba mu mikinire mu bakinnyi, haba mu mitunganyirize ya filime byose, yaba script, inkuru yayo muri makeya. Iyo filime rero ni filime yakozwe n'uwo bita Jado Kabanda, yego ariwe boss wacu. Yego turamusuje buriya. Jado Kabanda, Jado buriya ni umuntu ukunda sinema, ni umuntu washyize itafari muri sinema, ashyiramo imbaraga zikomeye cyane, ariko wenda agira n'izindi nshingano nyinshi, gusa ntigeze atererana sinema kugeza na n'uyu munsi wa none. Ni filime ye niwe wayikoze, twakozeho twebwe turi aba assistant director, continuity, bakora ku ma script n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo filime rero ngewe nyifata nka filime yabashije kumfungura amaso, kuko nyuma yo gukora kuri Anita nahise mfunguka amaso, ndavuga nti nyamara ibi bintu ngomba kubikora mu buryo buri professionnel. Nibwo nahise mbasha kujya kwiga nyuma yaho, ninjira muri Kwetu, twarayivuze mu bushize. Ninjira muri Kwetu mbasha kubona ubuhanga bundi butandukanye bwo gukora sinema, mpita ninjira mu ruhando rwo gukora filime ziri international. Ariho mfite amafilime nagiye nkora, Tuko Life in Goma, ni filime ivuga ku buzima bwo muri Congo nakoze, yagiye ihabwa ibikombe bitandukanye muri international film festivals zitandukanye. Nkora Not a Choice, yagiye ikora, wakinnyemo mukinnyi wanjye Bobo twicaranye. Ndagushimiye cyane Bobo, rwose Bobo ni umuhanga kuri set, buriya kumudirectinga ni ibintu ngewe bitigeze bingora cyane, uvuga action ahita yinjira. Ndagushimiye cyane Bobo. Yagiye ibona ibihembo bitandukanye mu mafestival atandukanye. So urumva kuri ngewe Anita yamfunguye amaso, ituma mbona yuko hari ikindi cyiciro nshobora kujyamo mu gukora filime, kandi gishobora kuzamura sinema nyarwanda kuri iki gihe. Yego. Bex, abantu rero batakuzi buriya bashobora kugira ngo umuntu woroshye uyobora filime gusa, ndagira ngo mbabwire ko Bex ari na DOP cyangwa se abantu muzi nka kamera, ubu ni kamera women. Ibintu by'amashusho arabizi cyane, ni umuntu uzi kuyobora filime, ni umudirector, ni umuvideographer mwiza, azi gukora amashusho meza cyane rwose. Mu makazi baguha akazi mwana, ni umuphotographer, ariko kubona ibintu byose byikubiye mwana. Tuzakora iki? Tuzabaho gute? Umugore arashoboye. Icyo kintu mba nshaka kwibwira abantu, umugore arashoboye, nk'ubwo nimba uzi kuyobora abo twikunda kwita nk'aba director, ukaba uzi gukora amashusho, ukaba uzi kuba producer mwiza, ni ibintu bitangaje umuntu atanagukekera. Kandi buriya abantu bakunze kutubona twebwe dukina imbere ya kamera, abantu benshi twaba bazi, abantu rero nagwa bazi abantu bari inyuma se bakora bavunika bingana gute, nagwa bazi akazi kenshi mu mwahuye nako. Hari n'abantu babasuzugura, buriya ndabona hari ukuntu abantu babasuzugura bakavuga ati abantu ni ibintu biri aho ngaho, ntabwo babizi cyane, ariko nyeka ko mukora akazi kenshi kandi katoroshye. Guys, rero nagira ngo mbabwire ko ni ku Isibo already 98.7 ikiganiro ni sinema yacu iwacu. Rero nagira ngo twihutishe ikiganiro cyacu, turi kwirukanga cyane n'ibyo guhagarara cyane twasaze. Yes, Bex, rero tugikomeza nagira ngo mbwire abantu cyangwa se mbwire abantu bamwe mu bakobwa bakomeje gukora ibitangaza kuri iyi mihanda muri sinema. Ni benshi cyane. Njye ndashaka guhera kuri guhera iwacu. Njye guhera iwacu ariko noneho mu kugira ngo mere iwacu ndashaka mvuge ku bakobwa ubu ngubu bari gutwika kuri iyi mihanda muri sinema mu bakobwa. Ndashaka guhera ku mukobwa bita Maya. Maya ni umukobwa w'umuhanga cyane ndetse cyane. Maya ni umukobwa ugaragara muri filime zica kuri Zacu TV, akina muri Stime, yakinnye mu yitwa Maya. Ni umwactrice ugaragara nk'umukobwa ushoboye, ufite ubuhanga. Arashoboye cyane. Ngewe njya nitegereje za acting ye n'imikinire ye,
iyo umwitegereje afitemo ikintu ubona yuko ibintu ari gukora ni ubuzima busanzwe abasha kwinjira buriya filime ni ubuzima busanzwe tuba turimo gukora tuba turimo ubasha kubona ko yinjira mu muntu wa nyawe arimo gukina kandi ni filime zitandukanye agenda akina ni ukuvuga ngo role iyo ari yose bamuhaye yinjira mu muntu wa nyawe ukabona niwe arimo gukina ya Maya rwose indabo zawe turazimuhaye turagaruka none ku mukobwa bita Kirenga ni umukobwa wamenyekanye cyane muri Seburikoko n'izindi filime nyinshi zitandukanye abenshi baramuzi ngo ajya akoresha na DJ Pius umukobwa muremure cyane rwose wubatse ibigwi bitandukanye wagaragaje kwerekana ko abakobwa bagomba gutinyuka bagakora filime bagakina filime bakaba abactrice beza kandi ubona ko bafite ejo hazaza turamushimira cyane Kirenga ko ni umuntu wabaje kwerekana ko burya umukobwa yava mu gikari akigaragaza kuri kamera kandi agakora ibintu byinshi bitandukanye turashimira kandi turavuga ku mukobwa bita Nyambo nivuga Nyambo ndaza kumutindaho gatoya kubera ko ari umukobwa wagaragaje ubuhanga yaba mu gukina film mu kuzitegura mu kuziyobora urano mu producer afite filime bita Ibanga ya producer bwoba afite filime bita Ibanga ica kuri channel ya YouTube abantu bagende bazirebe ni filime irimo ubuhanga bwinshi cyane nge naratunguwe mbona filime aho umuntu umwe bamuhinduramo abantu babiri bakanicarana urumva dabi uri kumva none ukabona ko wagira ngo nyine ya rero ni ikigaragaza ko mu Rwanda dufite abaproducer bateye ubwoba kandi bazi gukora ibintu byiza ibintu ubona kabisa bishobora kubona ukavuga ati uyu muntu iyi filime yarayitondeye cyane sibyo yatwagaruka no ku bakobwa imihanda twese tuzi nka Aisha Inkindi umukobwa wihirinze muri sinema nyarwanda muri comedy tuzi uwitwa Miki nawe ukora ibintu byinshi bitangaje Miki murabizi ko afite filime zitandukanye agenda acisha kuri channel ze tuzi none ababyeyi bagenda bagaragaza ko cyangwa se batinyutse bakajya muri sinema bakereka abandi babyeyi ko nimba ufite impano yigaragaze turahera kuwitwa Intare y'Ingore Bobo nituvuga ku babyeyi tujye tubitindaho tunabyitondera twitse dushiremo akantu kakitsoho gatoya niturangiza tuvuge duti mwa babyeyi mwe turabubaha cyane Intare y'Ingore buriya twakoranye kuri filime zigera kuri 2 ni inshuti yanjye cyane n'umumama n'umudamu w'umuhanga cyane w'umuhanga cyane iyo ari kuri set ni wa muntu utanga burya na contribution kuri set urabizi iyo turi kuri set tuzajya tugenda tubibereka imvune zihabera ukuntu zingana akabona twebwe abana turi gukora ibintu twashyushye mu mitwe niwe muntu ahita hazamo n'ikintu cy'ububyeyi akaza akaguhumuriza twese akaduhwitura kongera akadusubiza ku murongo akazi kakongera kagakorwa buri kintu mukunde cyane ni umubyeyi iyo muri gukina wenda babahaye nka role muri kumwe ni umuntu ushobora gukora kana katubwira ati nowe karukana gakore gutya kugira ngo ibintu bigende neza cyane amaje kugira mentality cyangwa se ubunararibonye bwinshi afite kuri sinema yego turamushimiye cyane turagaruka none ku bandi babyeyi bagiye batandukanye harimo uwitwa Mama Zuru umudamu ukina muri filime City Med ndetse n'izindi zitandukanye kwa Kiramani kwa Miki kwa ndi hose ni umubyeyi w'amafilime menshi cyane ni umubyeyi ukunda gukina filime ugaragaza ko afite iyobokamana muri we ndetse n'umubyeyi wigisha ukura ibintu ubona nyine bifitemo kwigisha abantu gusenga umubyeyi wiyoroheje ukora ibintu byiza cyane turagaruka ku mubyeyi bita Mama Nick twongera kumuha Paul umubyeyi wavunitse umubyeyi rero Mama Nick bura afite ikintu ngiye mukundira kindi kirenze ni uburyo yafashe agarema ishuri bura bafite ishuri ryo kugisha abana sinema afite abanyeshuri benshi cyane bura bizi wabo hari abajya bahamagara bakavuga ati nize kwa Mama Nick wanshakiye akazi nkabwe muhumure inkono yanyu zahirigiye yadushimire cyane Mama Nick rero nabo bafatanyije gukora iryo shuri kuko hari ibintu byinshi bakoze n'ubu bakiri gukora kubera ko sinema rega ushobora kuba wiyumvamo impano ariko utazi ko acting nabisaba rero kubyiga ukabimenya nukaza uri professional ku buryo niba naguhamagara muri filime mpuzamahanga uzakora ibintu byatari yes Mama Nick tumuhaye indabo rwose ni umumama wagiye ushyira itafari kuri sinema nyarwanda cyane cyane by'umwihariko
kushishikariza n'abana b'abakobwa kwinjira muri sinema ndetse n'ababyeyi Yego. cyane no kuba yarabashije kuba ari umubyeyi ushobora kuba yakegera undi mubyeyi mugenzi we akabasha kuba yamubwira ko kuba umwana w'umukobwa yajya gukora sinema nta hantu bihuriye n'uburara. Hari ababyeyi bavuga ngo ugiye gukora uburara, ibyo bintu by'uburara ugiyemo cyane rwose. Ni ukuvuga ngo mama Nike ni umubyeyi wagiye abasha gukora icyo kintu agashishikariza abandi babyeyi. Aka ni akazi gashobora gutunga umwana w'umukobwa yaba ubu ngubu ndetse no mu gihe kiri imbere. Umwana w'umukobwa akiteza imbere binyuze muri sinema, kandi ko ibyo bintu nta hantu bihuriye n'uburara. Ubona biterwa n'iki kugira ngo ababyeyi bamwe babuze abana babo kujya muri sinema b'abakobwa? Noneho ntago mbizi, burya ibintu byose bihera ku kintu bita umuco. Bihera ku kintu bita umuco. Urabizi umuco kuva mbere, umwana w'umukobwa ngo hari ibintu yagombaga gukora n'ibyo atagomba gukora, ngo hari iby'abahungu n'iby'abakobwa uri kumva ya. Kandi burya umwana w'umukobwa ni umuntu ushobora gukora ikintu n'umwana w'umuhungu akora kandi akagikora beta no kumurusha perfect cyane. Yes, kandi filime ni ubuzima, ni ubuzima tubamo, kandi ubuzima tubamo bubamo abakobwa n'abahungu n'abadamu n'abagabo. Ahubwo ikintu abantu bagomba kwikuramo ni uko nk'uko bivuze, umugabo uretse kubyara no kujya muri period nicyo kintu igitsina gabo gishobora gukora. Ariko nkeka ko ikintu cyose umugabo yakora n'umudamu ashobora kugikora, cyangwa se umugabo ashobora kugikora. Rero nkeka ko njyewe buriya nanone akantu nakereza nuko abantu bari batarasobanukirwa cyangwa se bataraba maca mu mutwe ngo bumve ko umukobwa yajya nawe kuri kamera agakora filime cyangwa agakina filime kandi ikaba nziza cyane. Simbatwika se sibyo bibona. Nibyo mbabwira nanjye. Ari akandi kantu nshaka kuvuga ku kintu wari uvuze, nituza ku kintu cyitwa women empowerment. Ni uvuga ngo hari ikintu cyitwa biology, hari umubiri w'umuntu. Umubiri w'igitsina gabo ufite ukuntu uteye, n'umubiri w'igitsina gore ufite ukuntu uteye. Ni uvuga ngo uko kuntu ni ibijyanye n'umubiri. Nimba umukobwa ajya mu mihango akabyara, umugabo nawe afite ibindi bitewe n'igitsina cye bigenewe umugabo, imyororokere y'umugabo. So ibyo bintu rero bitandukanye n'imitekerereze n'uburyo abo bantu babiri batekereza, n'imbaraga z'abo bantu, n'ubushobozi bw'ibyo abo bantu bashobora gukora. Rero ibyo umugabo yakora n'umugore yabikora, ibyo umugore yakora umugabo yabikora. Nta hantu na hamwe havuze ngo uyu mugore ntashobora. Abagore buriya by the way nicyo igitsina gore, abagore nibo bantu bashobora gukora ibintu byinshi icyarimwe. Bobo ndabeshya? Yego se. Oya. Umugore arabyuka mu gitondo. Uretse gatora n'umukangiye we. Hano ni debate bwo. Bobo reka nkubwire, umugore buriya niwe muntu ushobora gukora ibintu byinshi icyarimwe. Umugore arabyuka. Ko bavuga ko ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Ahaha, umugore buriya arenze impyisi. Muravuze ngo umurimo muhuhaho. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo duhe umunsi w'umugore akenshi umeze ute? Umugore arabyuka mu gitondo akatunganya ibintu bimwe na bimwe uri kumva mu buriri tutazi. Yarangiza akabyuka akajya mu gikoni akamenya gutekera umugabo breakfast. Yarangiza akajya kureba abana ko babatunganyije, yaba nta mukozi akajya kubatunganya abana. Imodoka yaje kubatwara ku ishuri ikabohereza abana bakajya ku ishuri, akavayo akongera akitunganya, akajya mu kazi, akamakinga shuka akazi ke agakora ku kazi umva neza perfect. Agataha akamakinga shuka abana bageze mu rugo, agatekera umugabo agataha akarya. Uri kumva yarangiza. Rumagani wavuze ngo umugore si umuntu. Cyane rwose. Rero buriya umugore arashoboye bimwe bidasanzwe bitanasubirwaho, ariko ntago bivuze yuko ibyo bintu koko umugore agomba kubikora wenyine. Ni ukuvuga ngo n'umugabo ibyo bintu umugore akora, umugabo nawe yabikora. Dushimira abagabo benshi bafasha abagore babo mu ngo zabo, ndetse n'abasore benshi babasha gushyira hamwe n'abafiyanse babo n'abagirlfriend babo, ku buryo ibintu byose biba balance. Tutarakomeza gato, hari ikintu nshaka kubaza ikibazo kimwe. Hari amasene amwe namwe dusigaye tubona muri sinema nyarwanda. Hari nka filime ya Natasha Ndahiro yaciye ibintu. Yego, hari uburyo umuntu akora filime
yasomana n'umuhungu muri filime niba byari byanditse muri script bigacika ururondogoro induru zikavuga i Kigali muri iyi mihanda. Ese wowe ubona gute kuba umuntu yakora filime akaba yasomana n'umuntu? Urumva ari ibintu byatari cyangwa se kuba turi umuntu yariyemeje kuba ari umu acteur umu actrice kubikora nacyo bitwaye? Yes, Natasha, ndagira ngo Natasha mbanze mushimire cyane. Natasha n'umwana, Natasha Ndahiro ni umwana w'umukobwa cyane uri gushyira itafari rikomeye cyane muri sinema nyarwanda, bimwe bidasanzwe. Natasha, ndagushimiye, ndagukunda, uranyinspira. N'umuhanga cyane. Uretse kuba ari umu actrice, Natasha buriya ni umu producer ukomeye cyane, akaba n'umudirector. Natasha, komereza aho ngaho, ibintu urimo gukora ni byiza cyane, ngewe ndagukunda, urabizi. Abantu bari kuri telefone mwihangane iminota 10 yanyu cyangwa 5 yanyu turaza kuyibaha mutubwire ko ibintu bimeze. Noneho rero buriya ku kintu kijyanye no gusoma Bobo, kuyo filime zo hanze bari gusomana mu bikunda, abantu babikunda ntibagire ikibazo. Nanjye banagize tureba filime zo hanze tukabona barasomana, tukabona ni filime iryoshye, ariko mu Rwanda nimba rukora ngo umuco simbizi, tubona filime imeze gutyo, induru zikavuga yababo yakoze amabara ishyano rigaku. Natasha yarababwiye ngo ngewe ndi umu actrice cyane, nimba muri script yanditse ko ngomba gusoma umuntu ndamusoma, kuko niko byanditse muri filime. Ndinde gutamusoma kuba ndi muhembwe. None se Bobo, turetse no guhembwa, sibyo? Filime dukora, aba director, aba producer, abanditsi, ni mureke n'abakinnyi, yes, ni mureke ibintu dukora tugerageze tubigire professionnel, tubikure hano hamwe tubishyira hanze, tubigire professionnel. Ese kubera iki filime za YouTube arizo basakurizaho, filime zijya mu mafestival zo kuki batabivuga kuzanyu? Twebwe nta mikino tugira, burya gusoma wabibonye muri filime yacu, narabonye cyane, wari uhari kuri set. Twebwe nuvuga ngo ubuzima tubamo busanzwe, Bobo, ntusomana mu buzima busanzwe se iyo ufite girlfriend y'icyo muri filime ndasomana. Jerega ndi umu acteur cyane. Ni ukuvuga ngo nimba filime ivuga ibi n'ibi, nimba ari urukundo, sibyo, mureke dukina urukundo, kuko ayo marangamutima tuyagaragaze. Turabizi neza ko urukundo, hari urukundo rw'abantu abantu badasomana. Reka ntuzi ko kumva. Oh my god. Ni ukuvuga ngo nimba ari urukundo, nimureke urukundo turugaragaze, ruba urukundo, ubone ko ari filime koko ikora ku mitima y'abantu, tubona ko turi gukina ibintu biri real, bya nyabyo, sibyo? Hari ibintu tudashobora kurengeramo kuko kubera umuco, ariko hari n'ibyo tugomba gukora kugira ngo sinema yacu, filime zacu dukora bigaragare ko turi gukora ibintu biri professionnel kandi biri ku rugero navuga rure international, sibyo? Nukuvuga ngo tugeze kuri icyo, ndagira ngo mpumurize kwanza nkanjye wo mu director, ndagira ngo mpumurize nk'ababyeyi cyangwa se abantu babona nk'umuntu muri filime ngo yaktinze yasomanye. Biriya bintu buriya mubona ntago bikomeza. Hari abahita bavuga ngo buriya se ngo inyuma ya kamera ngo biragenda gute, ngo byarangiriye hariya. Muri kiriya cyumba baba bari gukiniramo haba harimo abantu bagera nko muri 5, kameramani, director, sound, n'umwanya tuba dufite kuri tele ukuntu bungana. Ntabwo biriya bintu byashoboka. Bibayeho byaba ari ibintu bigiye kubaho mu buzima bwabo bwite nk'uko babikora bidaciye muri filime. Ntabwo twakwirengagiza ko umuntu ushobora gukina filime akundana n'umuntu bikarangira bakundanye bya nyabyo, ntabwo ari ibintu byatari. Dufite abacteurs benshi bagiye bashinga ingo, Angelina Jolie muri Amerika murabizi, na ba Brad Pitt bagiye bakundanye, bagiye bashinga ingo cyane rwose, kandi barahuriye muri filime. Ni filime rega ni akazi, filime ni akazi. Ni nk'uko ahangaha iwacu muri iki kigo cy'Isibo hakoramo abakozi benshi, hashobora kugira gutya nkabona umwambe ngufata nanjye bampofuka rega nagenda da umva ukabona ndivugiye. Yes, nimukajye mugira impungenge rero. Acting, abakinnyi ni akazi baba bari gukora, ni ahantu biba bihuriye n'indi mico. Yego Bex, tukomeza nanone ndagira ngo noneho twinjire mu gisata. Ese mbere yuko tumenya aba bakobwa bakina filime ubungubu muri iyi myaka ya vuba navuze, hari n'abandi navuze benshi turabazi
turabazi ba Blenda umuturanyi, turabazi ba Fonsina. Fonsina Ndavuze benshi. None ndagira ngo muri iyi minota dusigaranye utwinjize se nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ese sinema yari ihagaze gute ku gitsina gore? Ese nabahe bakobwa bubatse ibigwi cyangwa se bakoze ibintu birenze muri sinema nyarwanda? Yes, ikiganiro nanone ni ku Isibo Radio 98 n'ibice 7, ni sinema yacu iwacu. Bex, ndagira ngo noneho twinjire neza ku kibazo nari nkubajije, uduhere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Ese sinema nyarwanda cyangwa se umukobwa yari muntu ki cyangwa se yakoraga iki muri icyo gihe? Byagendaga gute? Dukomeje rero sinema yacu iwacu nyuma ya jenoside, dufite abagore benshi bagiye bakora ibintu bidasanzwe, bubatse amateka. Mana njyewe iyo mbagezeho mpita numva ngiye kurira, kubera yuko mana yanjye mu bihe bya kera kugira ngo uzamukure umwana w'umukobwa muri sinema zabaga ari imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe. Ni ukuvuga ngo dufite umugore ukomeye cyane ari nawe nyiri ishyo art witwa Kahoro Karemera. Nyuma ya jenoside mu 2005 hari filime yakozeho yitwa Sometimes in Apple, abantu barayizi cyane. Yes, Sometimes in Apple ni filime yagiye ibasha komora ibikomere byinshi by'abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Nyuma yaho rero dufite abandi bagore benshi bagiye bakora ibintu bidasanzwe. Harimo dufite umukobwa uri muri Netflix witwa nde? Dufite umukobwa bita Eliane Umuhire. Eliane Umuhire ni umukobwa ukina amateatre ndetse na filime. Akaba yarazamukiye aho bita muri Mashirika akora amateatre. Eliane Umuhire yabashije tubyita kwihiringa. Yarihirinze bifatika cyane. Eliane Umuhire akaba ari umwe mu bakobwa na mugore bihirinze cyane bishoboka muri sinema ndetse no muri teatre. Akaba kuri uyu munsi wa none abarizwa muri Netflix. Eliane rero yenspiye abakobwa n'abagore benshi bagiye batandukanye muri sinema no muri teatre. Umpereyeho ubwo twaguhereyeho rero sasa. Umpereyeho rero buriya n'umuntu wagiye akora ibintu bikomeye cyane mu buzima bwanjye, cyane anyenspira, ambwira wicika intege, komeza. Yakinye filime yitwa 2017 yitwa Birds Are Singing in Kigali. Iyi filime ya producinzwe nawe n'umugore bita Joanna Kos. Ikaba ari filime yawodinze award 10. Mujya kuri Instagram y'uyu mukobwa, ni umukobwa ukomeye cyane yitwa Eliane Umuhire. Muri buze kubyibonera papa. Yakoze ibitangaza, yabonye award nka za New York Polish, za Chicago International, ni nyinshi cyane. Izi award 10 ntabwo nagenda anzirondora ngo nzirangize. 2021 yabashije gukora kuri filime yitwa Neptune Force, aho yakoranye n'abakobwa benshi batandukanye b'abanyarwanda. Iyi filime nayo yagiye ibona award menshi atandukanye mpuzamahanga. Harimo umukobwa bita Cheryl, harimo Isheja, harimo bo bita Becky Mucyo. Becky Mucyo turagusuhuje, garuka muri sinema. naze garuka muri sinema rwose, ndagukeneye kukubona. Harimo ba Mizero. Iyi film ikaba yaradirectinzwe n'uwo bita William Soul, uri kumva, ndetse na Anisia Uwizeyimana. Iyi ikaba ari filime yakoze amateka kubera yuko yakinweho n'abanyarwanda benshi, kandi ikaba ari filime yabashije kwambutsa abanyarwanda benshi ibihugu byo hanze. Mpuzamahanga, ibihugu byo hanze. Sinema iragenda, tubona yuko abanyarwanda baba hanze ndetse n'abanyamahanga babona yuko dufite impano mu Rwanda mu bakobwa. Uyu mukobwa rero akaba yarakinnye filime yindi ariyo yamugejeje muri Netflix yitwa A Quiet Place. Muze kujya kuri Netflix muyirebe.
akaba yarakinnyemo yitwa Zena. Yego. So iyi filime ikaba yaradirectinzwe na John, umudirector nemera cyane w'umuhanga nkanjye rero uri kumva yuko mpita mbibona cyane. Ikaba rwose yarawadinze ama award 5, ikaba yaranominatinzwe mu ma award 16 mpuzamahanga. Uberiyana ari muri Netflix bro, ajya yifotoza akampaga selfie ambwira ati urambona ko mbona ni ibintu bitangaje. Ari abantu batazi ko abanyarwandakazi bari muri Netflix. Hari abantu bazi ko rero filime dukora ari ibintu bigomba kurangira umunsi mwabonye Bobo ndi gukina cyane rwose tuzambukana ntabwo uzansiga nanjye ariko sinzagusiga bro. I'm flight bro. Yenda ndaguruka cyane ngera ndina ya filime rero filime ni ikintu gishobora kukubeshaho kikanakugeza mu bundi buzima butandukanye. Maze kujya mu bihugu bro, maze gutega udutudege kubera sinema. Nahise nagiye kure cyane ariko naregaragara filime igiye gukina i Bugande ntuzabona ko na international kuko ubona umpaga selfie. Rero filime ziraturyohera cyane iyo tuzikora cyane iyo tunazikina zikanatuzanira umusaruro. Ntimukatinye bana b'abakobwa, ntimutinye sinema, nimuzemo. Hari n'urugamba rutoroshye ariko nta kazi na kamwe bidasaba urugamba. Dufite umukobwa bita Marie France Niragire, ari mu bagore babashije gushyira itafari muri sinema nyarwanda nyuma ya jenoside. Akaba ari umugore wakinnye muri filime nyinshi zitandukanye. Inzozi murayibuka? Inzozi ndayibuka cyane. Ibintu yakoze inzoka ari nyinshi, Inzozi za Anita. Uyu mugore akaba ari na CEO wa televiziyo bita Genesis TV. Urumva n'umugore witeje imbere, yazamukiye muri sinema. Ngewe yarananyinspiraga cyane kera n'inshuti yanjye. Twarasitaragoringanye we France mukuru wanjye urabyibuka. Nyine ko aba bantu bose tuvuga dufite igihe gito ariko niyo tubacamo twirukanka cyane. Ariko ubutaha byibuze bwa kuwa gatatu tuzatugira umutumirwa byibuze umwe aza tuganire ku rugendo rwe. Samedi tuzana umudamu tuganire ku rugendo rwe, batubwire se bimeze gute, twatangiye gutya, imvune zirimo n'izingizi. Mwumva uburyo sinema yaharaniwe n'abantu ndetse irimo imvune ariko ibintu tugakomeza tukabiba bikagenda neza cyane. Nsoza kuri uru ruhando rero dufite abandi bagore bonda bavugaho nihuta bagiye bakora ibintu bitangaje cyane muri sinema. Abo bantu rero ni abantu baba producer, kugira abagore ba producer n'aba director. Buriya filime kuyikora biragoranye. Umuntu witwa umu director n'umuntu witwa umu producer muri filime ni abantu nubaha cyane. Dufite umu producer witwa Amelia Umuhire, ni umunyarwandakazi ufite n'ubwenegihugu bw'Ubudage. Uwo rero akaba ari umuntu wagiye anyinspira cyane mu bintu akora n'uburyo akoramo ibintu. Ndamukunda cyane mana yanjye. Yakoze webserie yitwa Polyglot, ikaba ari webserie yubatse amateka mu gihugu cy'Ubudage. Ikaba ari webserie yakinnyemo muri umuna we witwa Amanda. Ikaba ari serie yagiye yawoninga ama award atandukanye. Uyu Amelia Umuhire ni umwanditsi ukomeye cyane w'ibitabo, akaba ari n'umwanditsi w'amadocumentary. Amadocumentary buriya ni igisate kigira uruhare mu guteza imbere igihugu cyane kandi aranavuna buriya cyane. Documentary aravuna cyane. Akaba yarakoze amadocumentary akomeye cyane menshi agiye atandukanye avuga ku buzima igihugu cyaciyemo nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Akaba ari umwanditsi ubu ngubu, akaba ari umukobwa uri kwandika serie iri mu kirimi gikomeye cyane. Iri mu Kibrezili, iri mu Kidaci, uri kumva mu Budage. Akaba ari serie iri gukora amateka. Iyo bari kumuvuga rero Abadage bahita banarenzaho ikintu bita Visit Rwanda. Abadage cyane. Dusigaje iminota mikeya, ndagira ngo ukubite ubangura ku bandi bari basigaye kugira ngo duhe umwanya abantu kuri telefone duhamagare. Byibuze iminota 2 ya nyuma.
yes ndashimira cyane rero abo ba producer, ndashimira cyane umukobwa witwa Clementine Dusabe Jambo yakoze filime n'umudirect ukomeye cyane, yakoze filime yitwa ngo nka Mercy of the Jungle, yakoranye na ba Joel Karekezi, yakoze filime yitwa Soldiers, filime nziza cyane. A Place of Myself ni filime yanyispiye cyane, ni filime umu acteur wayo n'umwana muto ufite imyaka 10 wa Nyamweru, none yabashije kwerekana bitafite ababana n'ubumuga bw'uruhu, abana n'ubwo bw'uruhu, munyanganire nimba discriminate. It's okay. Yes. Ni filime rero yanyispiye cyane nziza. Turashimira umukobwa bita Sheke Matenge, umuproducer ukomeye cyane, warakoze ku producinga filime yanjye. Yes, Bex, urakoze cyane. Reka duhe indabyo ze umudamu, cyangwa se yego ndamwita umudamu kafite umugabo Bahavo, ejo budafite anniversary yabereye muri Chateau La Malala. Chateau La Malala. Kora anniversary cyo gwara nayibonye. Yakoze anniversary kabisa we n'umugabo we n'umwana bari mu cyumba bazengurukira iya nzo, nkavuga ni we merci beaucoup. Nago babahaye amandazi na potage. Ibyo simbizi. Actually ariko nabonye bari bishimye, yani kigaragaza imbaraga z'amafaranga ya cinema, niyo mpamvu bagiye hari ahantu muri hotel nziza. Reka nanone dushimire dufite abakobwa benshi. Reka dushimire umukobwa bita Alia Cool. Yes. Uyu n'umukobwa Alia Cool wakoze ibintu bikomeye muri cinema, yagiye abona ama award atandukanye ndetse hanze y'igihugu, bikomeye cyane za Nigeria, abasha kumenyekana no kugeraho nk'umukobwa muri cinema w'umunyarwandakazi. Alia Cool, indabo zawe turazigwaye. Yes, Bex, urakoze cyane rero kuri ncamake utunyurijeho, kubera ko tuba dufite iminota mikeya na gahunda twabavuga, ariko turabimerera ko cyangwa se turabizeza ko mu biganiro byacu by'ubutaha turi kuza tugerageza tukazana umutumirwa umwe akavuga buri kintu cyose, twamuhata ibibazo akavuga. Tubibutse ko rero iki ni ikiganiro sinema yacu iwacu ku Isibo Radio, tunabwira n'abantu bashaka kwamamaza shaka kwamamaza mu kiganiro cyacu, ni karibu baza tubamamarize hahire rimwe, kubera ko iki ni ikiganiro cyiza abanyarwanda bakunze, kuko abanyarwanda bakunda sinema itandukanye, kandi twebwe twamamarije umuntu ibintu bye biragenda cyane rwose. Barabizi se twebwe twamamaje turamamaza kakahava. Twakire rero abantu bari ku murongo, nimba ari umuntu uri ku murongo wa telefone twamwakira ni 0788 23 ndasubiramo 0788 23 ku murongo wa telefone. Nimba ari umuntu hari iminota 3 isigaye nyuma twamwakira tukumva ese bimeze bite. Dukomeza, ndabona ku murongo wa telefone nta muntu ndi kubonaho, ariko ubwo nibaza kuduhamagara turaza kubitaba. Nagira ngo no Bex dusoza tunabisegureho, bahamagaye kare tukiri muri breakdown twabita tubisegureho. Dusoza nagira ngo ugira inama cyangwa se niki kintu wabwira abana b'abakobwa bayitinya kuza muri sinema, bagifite ubwoba, bagifite kumva ko kuza muri sinema ari uguta umuco. Yes. Mbere na mbere hari abantu buriya bakoresha imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe, nshaka kuvugaho nkanashimira. Hari igisate cyitwa cinematography, aricyo DOP cyangwa se cameraman cyangwa camerawoman. barambwiye ko turi kuri set, mbwira umudiop mwe ndamwaniye we cameraman, ukameramana akamera ubukwe we ngo bakameramana ngo nabakamera ubukwe ngo naba DOP director photography cyangwa se cinematographers. Ndagira ngo nabakamera ubukwe, ariko nakazi gakomeye, turabashimiye, tubahaye na courage, tubahaye indabyo zabo. Bakobwa rwose tubana muri Rwanda female photographers and videographers, ndabashimiye cyane, nkomeje kubaha courage. Mimi photographer cyangwa se nta foto nta cyabaye. Mimi turagushuje, courage, komeza ukore akazi urimo gukora, n'abandi bakobwa benshi bakora mu ruhando rw'ama television,
za RBA, Sibo TV n'abandi bakobwa mwese baba DOP Turabasuje turabashuje. cyane. Ndashimira abakobwa bagiye bakora mu mafilme bakaya directinga bakana kamera, harimo uwitwa Kamikazi Mpyisi, uyu nguyu ni umwuzukuru wa nyakwigendera Mpyisi twakunze cyane. Kamikazi rero indabyo zawe ndaziguhaye, twarakoranye kenshi. Uyu mukobwa ni umuhanga cyane. Ndashimira abakobwa bakora mu gisate cya sound, wo bita Ndongozi Gael Divine, ko gufata sound abateye ubwoba cyane ukomeye cyane. Turagushuje kandi tuguhaye courage. Dufite umukobwa buriya n'abantu bakora video, dufite umukobwa w'umudirector ukora video waciye ibintu muri video witwa Simbi. Simbi director muri video nawe, tuguhaye courage. Rero inama nagira abakobwa muri sinema ni mutinyuke. Batinyuke barashoboye. Yes, mutinyuke murashoboye. Mwitinya, sinema harimo akazi, sinema harimo amafaranga. Ikindi akazi akariko kose wakora kabamo imvune. No muri sinema hamemo imvune, ariko abaho kubyuka ukakira ibintu mu bikorwa. Njya mvuga ngo dream harder, wake up and make a step. Sibyo? Rota ariko ubyuke, utera intambwe imwe kuri za ndoto zawe. Never give up. Kucyo wifuza kuzaba cyo, kucyo wifuza kugeraho. Never give up. Dream harder and play hard. Imana ibihari. Mutinyuke ni muze muri sinema, dushyire hamwe. Turahari twebwe twababanjirije. Turahari kubatera courage no kubasupportinga, kubaha support yose ikenewe dushoboye muri sinema, ariko tukazamurana nk'abagore ndetse n'abakobwa muri sinema. Yes, Bex, urakoze cyane rero Bex ku bintu byiza ubwiye igitsina gore muri rusange. Tubibutsa ko imbuga nkoranyambaga zacu ni sinema yacu iwacu show, ni kuri Instagram. Turababwira ngo mujye kuri Instagram mwandikemo sinema yacu iwacu show, mutubwire, mutwandikire, mutubwire ngo dukeneye ko kuwa gatatu muzatuzanira uyu mutumirwa. Abantu umutumirwa turi ubone wavuzweho cyane tuzazana. Yes, wari wese kabisa. Uwo mva bashaka bamwandike, batugeze dukeneye umuntu tumuhata ibibazo, tuzamubaha muhamagare kuri telefone mumuhata ibibazo. Mubyandike, mujye kuri Instagram mwandikemo sinema yacu iwacu show, cyangwa se kuri Instagram yanjye Bonheur Bobo official, munyandikireho nanjye mumbwire ngo dukeneye, cyangwa se kuri Bex Airbex the director mwandikire mukore follow kugira ngo tubane namwe. Yes Bobo rero uyu munsi wankoresheje nk'umutumirwa. Wihangane byari ibintu byawe. Ubu mutumirwa w'uyu munsi yari njyewe. Ihangane urangiriye inama Bobo. Nakugira inama yo gukomeza ugatera imbere kandi ntucike intege. Bex we courage mwana wa mama. Urakoze cyane rero. Ikiganiro ni sinema yacu iwacu. Dushimira Jado Kabanda boss wacu komeza inkunga sinema nyarwanda rwose nk'ibisanzwe. Turagushimiye cyane. Ndetse n'abashoramari bagiye bashora muri sinema mwese turabashimiye. Amafaranga yanyu turacyakeneye. Biyongere kuri nimwiyongere, mukomeze muyazane kugira ngo dushyire itafari kuri sinema yacu, twubake Hollywood tuyigire Hollywood nayo, kandi birashoboka cyane. Naho kuwa gatatu saa 9 n'igice kugeza saa 10 n'igice mutwandikire, mutubwire umutumirwa mushaka, niwe tuzazana kuwa gatatu. Ikiganiro nakagaruka nk'uko mubizi, muba muri kumwe na Bobo na Bex B&B. Amahoro y'Imana. Mukomeze by the way kugira weekend nziza. Bobo uyu munsi se unjyanye hehe? Uyu munsi ndashaka gusohokana nk'uko ushaka, urya icyo ushaka. Urakoze cyane. Hari undi bukujyane ndakubwira tuba kuri kamera, tuba kuri mikro. Urakoze cyane. Abadukurikira rero turabashimira cyane, kandi mwese ikiganiro nakagaruka kuwa gatatu saa 9 n'igice. Mukomeze mugire weekend nziza n'amahoro y'Imana.